Yes, ni paradizo tuba breaking news bite n'amakuru mashyashya arimo aracicikana hano avugwa i Musanze, aho imbogo yinjiye mu mujyi wa Musanze ikora ibintu bidakoreka. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, kore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo tuzajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugeza. Mu gitondo cyo cyumweru tariki ya 29 Gicurasi 2022 nibwo imbogo yatorotse parike y'igihugu y'Ibirunga yinjiye mu mujyi ikora ibintu. Abantu benshi bagera kuri 3 barahakomerekera. Mu bakomeretse harimo uwo yakomerekeje bikomeye, wahise ajyanwa mu bitaro bikuru bya Ruhengeri. Iyo mbogo bikekwa ko yatorotse ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu ahagana saa 12 z'umugoroba, inyura mu mirenge ya Musanze, Nyange, Cyuve, Muhoza na Muko, ariho yarasiwe kuko kuyisubiza muri parike byari byananiranye kandi igenda yangiza ibyo isanze. Mubo yakomerekeje harimo umugore bita Mukarugwiza Agnes w'imyaka 34, yahuye nayo imukubita ihembe yitura hasi, irangije imukandagira imwangiza bikomeye mu nda, ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Musanze, nacyo kimwohereza ku bitaro bikuru bya Ruhengeri ngo abashe kwitabwaho mu buryo buhambaye. Mu bandi yakomerekeje harimo n'umwana w'imyaka 13 wo mu murenge wa Nyange n'umugabo wo mu murenge wa Cyuve wikubise hasi ari kuyihunga, bikamuviramo guta ubwenge ntabashe kuvuga kubera guhahamuka. Iyi mbogo yinjiye mu mujyi wa Musanze inyuze mu murenge wa Cyuve, yinjira mu wa Muhoza, imanuka hitwa Nyamagumba Kabaya, yinjira mu murenge wa Muko mu kagari ka Kivugiza mu mudugudu wa Susa, ari naho yarasiwe. Umuhuzabikorwa bikorwa bya polisi n'abaturage mu ntara ya Majyaruguru CP Alex Ndayisenga yashimye intambwe abaturage bamaze kugeraho mu rwego rwo gutanga amakuru mu gihe babonye hari inyamaswa yasohotse parike aho kwihutira kuyica. Yagize ati turashima abaturage uko bitwara mu gihe babonye inyamaswa isohotse muri parike, aho bihutira kubimenyesha polisi n'izindi nzego kugira ngo aho bishoboka isubizweyo itaragira uwo ikomeretsa. Dusanga kugeza ubu baramaze gusobanukirwa akamaro ko kuzibungabunga, birinda kuba bazica zasohotse parike, cyane cyane kuzishobora kuribwa. Yakomeje agira ati nyuma yo kuraswa yajyanwe n'abashinzwe kubungabunga umutekano wa parike kugira ngo itabwe, hirindwa ko hagira abaturage bashobora kuyirya kandi ishobora kuba irwaye. Iyi mbogo ni ya gatatu bimenyekanye ko yapfuye muri uyu mwaka, kuko muri Mutarama izindi mbogo ebyiri z'ibimasa zarwanye zikicana. Kugeza ubu muri parike y'igihugu y'Ibirunga habarurwa izi nyamaswa z'imbogo zibarirwa muri 70. Ibindi birimo ni umuturage wubatse inyubako, bivugwa ko yayubatse mu muhanda ugana kuri Vision City. Inyubako ye irimo kubaka, iri ahatangirira neza umudugudu wa Gacuriro w'inyubako zigezweho uzwi nka Vision City. Urugendo rw'inzira y'akarengane uyu avuga ko akorerwa n'akarere ka Gasabo n'umujyi wa Kigali rwatangiye ubwo habaga igikorwa cyo kwimura abaturage ku nyungu rusange, ariko we ntiyimurwe, ahubwo ngo asabwa kubaka urukuta rw'amabuye ku muhanda wa kaburimbo. ngo arabikora ndetse aza no guhabwa icyangombwa cyo kubaka. Atangiye ibikorwa ngo ahita yongera kwandikirwa ko atemerewe kubaka muri Kiganza. Uyu muturage avuga ko nyuma yaho yitabaje inkiko arega akarere ka Gasabo, yatsinze urubanza ariko ngo abuzwa uburenganzira bwo kubaka nk'abandi, ngo byose byabaye mu mwaka wa 2010. Ikindi ngo abwirwa ko RSSB ikeneye ahantu he cyane, gusa ngo urukiko rwanzuye ko
agomba kuhagumana. Uyu muturage akomeza avuga ko mu gisa no kunanizwa yishyujwe amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 33 z'umuhanda wa kaburimbo wanyujijwe imbere y'ikibanza cye. Ati banegeka ko kugira ngo nongere mbone autorisation yo kubaka ngomba kubanza kuriha izo miliyoni 33 zirenga nkaziriha RSSB kubera ko yakoresheje umuhanda ujya muri Vision City. Nanjye kuriha ayo mafaranga kuko n'ubwa mbere nari numvishe ko umuturage agomba kwishyura amafaranga angana gutyo kuko bacishije kaburimbo imbere y'ibikorwa byawe. Ubwo rero narabiretse rwose. Yabwiye ikinyamakuru kimwe ati mu Kwakira 2010 nibwo yongeye guhabwa uburenganzira bwo kubaka bifashijwemo na Perezida Kagame ubwo yanyuraga muri ako gace akabaza abaturage impamvu iki kibanza kitubatse. Ngo yaje guhamagarwa n'umujyi wa Kigali umubwira ko yakongera kubaka, gusa ngo ibi ntago nibyamaze kabiri kuko none ho umujyi wa Kigali wamweruriye ko atemerewe kubaka ngo ahubwo abarirwa ingurane ngo yimuke kuko hazanyuzwa umuhanda kuko ngo yakoresheje fondation ibisabwa bityo kuri ubu akaba arimo guhabwa amafaranga y'u Rwanda miliyoni 88 nk'ingurane. Amafaranga we avuga ko ntaho ahuriye n'ibyo amaze gutanga kuri iyi nyubako, ndetse ngo ikibanza cye cyagiye gikatwaho gihabwa abandi aho ngo yumva asigaje kurenganurwa na Perezida wa Repubulika. Gusa ati meya w'umujyi wa Kigali yaramamagaye ati Umulisa turashaka kukwimura ahantu hawe tukaguha ahandi. Akomeza avuga ko iyi nzu maze gutwara arenga miliyoni 130 bityo ko nta kindi yasaba uretse kurenganurwa na Perezida Kagame kuko inkiko zamurenganuye ariko bigateshwa agaciro kuko ngo inzu yasenywe muri 2010 yari ifite agaciro ka miliyoni 30, iyi arimo kubaka ikaba imaze kumutwara miliyoni 100 bityo ko umutungo we wahabwa agaciro Ikinyamakuru dukesha iyi nkuru cyagerageje kuvugana n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe igenamigambi ry'imiturire n'imitunganyirize y'umujyi wa Kigali Solange Muhirwa, unagaragara ko hari inyandiko yagiye yandikiriwe umuturage, telefone ye ntiyaboneka ndetse n'ubutumwa bugufi yandikiwe nabwo ntago bwabashije kuboneka. Ngaho rero nguko ayo ni amakuru abagiye agezweho hano kuri Paradizo TV, aho tugenda tubagezaho ibintu biba bigiye bitandukanye, politike ibindi tutavuga ngo turangize. Rero niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ugumucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Rero icyo nakubwira ngo reka tubonane ubutaha, mukomeze mugire ibihe byiza, Nyagasana gume abarinda, twongere mu makuru ya mukanya. Ciao ciao.